Tora se suru cy'abana wese ukaburyamye he akareka rega buri hari ibintu ari ibibazo utakambaje cyangwa utakabaza n'umunyarwanda wese hari ibibazo utakwiruvuga ngo mu gukina ngo iki nimba bakubwiye ngo ikipe ni iyi ngiyi ni pe na byose ni ku gipfuzi ndetse bajya mu sakuze mani urumva na ikipe ni ku gipfuzi akindi warenza ubwo waba utoye ntago bibwirizwa udatoye ku gipfuzi waba utoye oya we nawe uri kubaza ntangereka ngo udatoye ku gipfuzi waba utoye watora ku rutoki abantu babona nkabona ntabwo twangana daga hoya nta muntu gusa umuntu ukomeye kuri iyi si ninde ukomeye nyine Biden siwe perezida wa Amerika tuvuga ko akomeye se aroroshye ubona we yoroshye ubu n'abantu bamurinda bro n'indege agendamo menya ariyo ya mbere ku isi ariko ubu twumvise ngo Biden yapfuye nese perezida wa perezida w'Umuyisilamu wapfuye ninde uroroka gupfa ejo Raisa bamwita Raisa uraho mu Barabu wapfuye sibyo ntago yaratinyitse se yaratinyitse nyine nuwe yaratinyitse ubu sara cyatinyitse kandi yarapfuye none se ni gute umbwira ngo usuzuguye mayibobo ku muhanda hari ejo uzazabikiza njyewe nubaha umuntu uhumeka ugifite umwuka uhumeka uwo ari we wese wamuba njyewe ni nayo nama natanga kubaha umuntu uwo ari we wese kino kiganiro bajye kuri radiyo Rwanda bafungure bumve ayi bambwiriye wapfura mu cyaro akaradiyo kaba ku musego barabizi Kigali kabahe Kigali ni muri ekuteri nyine ugera akagenda na gutya ariko njyewe ubundi ku mazina yanjye ubundi banyita umukire wabyemeye umukire wabyemeye umukire wabyemeye hano ufite icyatanu uri umukire wabyemeye ubwo ushatse kuvuga ko hari abakire batari babyemera ni ukuvuga ngo iyi terime njya kuyizana hari umuntu uramutse umuntu ati bosi ahubwo ati kandi aparitse Vigo aparitse Vewiti hariya urumva ariko amubwira ngo bosi ahubwo ngo ugiye wapi atashye no mu nzu ye ahubwo ngiye nubwo naba nkodesha urumva nkumva ndanyuzwe ahubwo ati ngewe ndi umukire wabyemeye kuba nkiriho nicyo gishoro sibyo kuba naba mfite imodoka naba ntayifite naba ngize gute ibyo nta cyambere no kwifitiye ubuzima amahoro ubuzima nta kindi ngiye noneho ndabyivugiye bamvuye kure kuko nimba umuntu avuga ngo ubundi umuntu wese wategesheje nka bibiri azi Kigali ngo yavuye kure twaje duhunze Kigali haba impunzi gusa Kigali ni impunzi gusa ubwo bamvuye kure bagenzi bawe bari kuri kino kiganiro ubwo nimba nawe uri mvuye kure muri comment nyine ndika ngo mana warakoze mana warakoze arika ngo usuhuze ndetse mwifurize komeza kugira ibihe byiza ubwo ni wowe uri kureba kino kiganiro uri ahantu hagiye hatandukanye ushobora kuba uri mu Rwanda cyangwa se ukaba uri no hanze y'u Rwanda ushobora kuba uri muri Kigali cyangwa ukaba uri hanze ya Kigali ubwo hamwe bakunda kwita ngo ni mu ntara iyi ni Musinga TV show unyite kwizo cyangwa se kwizera yose ndayemera imbere ya kamera uri kuhabona umupapa nimba ari umupapa nimba ari umusore simbize ariko ubwo turaza kumenya byinshi kuri we ariko mbere na mbere nyaboneka mumenye ko dukeneye izo subscribe izo like mukakomeza mukanasharinga kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi ubu twaje mu yindi sura kuri Musinga TV show ibiganiro byinshi agashusho kameze neza namwe muri kubibona niyo mpamvu kabisa tayari ubu natwe twamaze kwipanga akazi twamaze kwipanga akazi se ko bimeze bimeze bitize fresh umeze neza ni Musinga turi kumwe cyangwa ntabwo wibeshye nitwa Musinga nitwa Musinga Isayi niyo mazina yanjye ariko ufite n'andi mazina menshi bitewe n'ikintu umuntu aba agiye akora bitewe n'akazi umuntu aba agiye acamo hari abanyita ukundi ariko niyo mazina nyine ninjye Musinga bajya bumva ngo ninjye Musinga bajya bumva mvuga bataramurana kuri kamera ariko nyine ubwo ningewe bamenye abadukurikiye ni wowe Musinga ngo bakwita amazina menshi bitewe n'akazi ubusanzwe usukura ibiki nkora akazi kenshi buriya kuko kuri iyi si isaba nyine kwijijisha ugakora buri kimwe bitewe n'inyungu ukuramo
ubu ariko especially ndi gukora film making, nkaba ndi umufotogarafe, ndanacuruza utuntu turi aho nyine, ikiriyo cyose ndakora. sinumva se nawe uri umushabitsi, nimba ushobora kuba abashabitsi tutangereranya na ba bandi bene wanyu bariya bari bene wacu se, nimba ushobora kuba uri umucuruzi, ukaba uri umukameramani, ukaba uri film making, ntabwo se urumva udakubiye muvandimwe? ni gake nyine bya kinyarwanda nyine nuko bya kinyarwanda, ariko abantu ko mwiharaje ngo gake ubundi ubundi akenshi mukeneye ubundi ni akahe? buriya nta kenshi umuntu aba akeneye, akenshi kaguteza ibibazo. kuko ni ukuvuga ngo ubuzima umuntu aba abayemo, ukumva ubuzima umuntu aba abayemo, iyo ushaka ko bukabya n'ubundi gutera ibibazo. iyo urya rimwe ku munsi ukifuza kurya gatatu, bigutera ikibazo, indi igatumba cyangwa ukagira ikindi kibazo cy'inzoga cyangwa ukagira gutya. Icyiza rero ni ukunyurwa, ukaguma muri ako gake. Niyo mpamvu rero ubwira umuntu ati biragenda gake, ubwo ni ukuvuga ngo hariho nyine ntarapfa cyangwa ntarabana. Iyo bibaye kenshi n'umuntu biba ari ibibazo. ubwo bishatse kuvuga ngo nubwo ari gake ariko uranyuzwe. njyewe ubundi ku mazina yanjye buri banyita umukire wabyemeye. umukire wabyemeye. umukire wabyemeye. hano ufite icyatanu. uri umukire. uri umukire wabyemeye. ubwo ushatse kuvuga ko hari abakire batari babyemeye. ni ukuvuga ngo iyi terime njya kuyizana, hari umuntu uramutse umuntu ati bosi, ahubwo ati kandi aparitse Vigo, aparitse Vewiti hariya, urumva, ariko avuga ngo bosi, ahubwo ngo ugiye wapi? atashye no mu nzu ye. ntabwo ngiye nubwo naba nkodesha, urumva, nkumva ndanyuzwe. ahubwo ati ngewe ndi umukire wabyemeye. kuba nkiriho nicyo gishoro, sibyo? kuba naba mfite imodoka, naba ntayifite, naba ngize gute, ibyo nta cyambere no kwifitiye ubuzima, amahoro, ubuzima, nta kindi. kuba naramutse, kuko ntaramutse ntabwo twaba turi kuvugana, ukaba ufite n'ahantu utaha. kuko ni ukuvuga ngo si ukubeshya pe, abantu bitiranye ibintu. urumva, ubu tuvugana umuntu urimo bombone uri CHK, nanjye iri hano, wenda afite amahirwe yo gukira akagaruka mu buzima, ariko ndakeka nabamurusha agaciro, kandi ako gaciro murusha si njyewe ugatanga, bikagurwa n'amafaranga. cyangwa reka tuvuge uwo bagiye gushyingura urusoro aka kanya na mayibobo iri hara mu muhanda, sibyo? niyo ufite agaciro se, ni wowe. niyo mayibobo ifite agaciro, kuko undi bagiye kumushyingura. kandi no kuvuga ngo unyumve neza, n'abari abadukuriye batwumve neza, abadukurikiye, ntabwo uwo muntu wapfuye yarabuze amafaranga yo kwivuza mu Buhinde, sibyo? ntiyaryamaga habi, uri kunyumva? ntiyaryaga nabi, yabuze akuka tutazi naho kava, ntabwo tuzaho kava. niyo mpamvu rero ngiye nkubwira ngende umukire, ni umukire kuko naramutse, noneho nanariye wenda, sibyo? cyangwa inga rimwe ku munsi cyangwa kabiri, ibyo ngibyo, ariko kuba naramutse, ubu uri kutitiranya ngiye banyita umukire wabyemeye. umukire wabyemeye. ukivuga umukire wabyemeye, ubundi aba ari gake cyane ushobora gusanga umuntu avuga ko ari umukire wabyemeye. ubundi bro, ubona bikomoka kuki kugira ngo abantu usanga umuntu afite ibintu ariko kubyemera wapi? buriya wenda n'abadukurikiye badufashe, hari Imana yaduhishe. Imana ikintu yaduhishe ni kimwe, ni ukunyurwa. ese ubwiye iki twerekana? kikwereka se ubusibe Imana igwishyure kuzapfa ejo, washobora no kuyahura umuntu nabwo bikanga ugapfa nabaho. Ikintu Imana yaduhishe cyo kutanyurwa, uvuga ngo nta muntu unyuzwe kuri iyi, nanjye ntabwo nyuzwe. nubwo mvuga ngo umukire wabyemeye, ni kwihesha amahoro gakeya, ni ukwimahoro neza, bya kinyarwanda nyine gake urumva? ariko umuntu aravuka, sibyo? akiga primaire, akiga segonderi, akiga primaire avuga ati mana uzamfashe nige segonderi, sibyo? segonderi akagenda akayiga, akayirangisha, mana ndashaka diplome, ndashaka hazen, ndashaka kwiga medicine, ndashaka kwiga iki, akabirangiza. mana mpakazi, uvuga ngo uhora usaba akaje, mana uzambe gukora ubukwe, uzampa umugore, agashaka umugore, mana wampaye umwana, uzampa umwana, nuko. ariko nyine ari ugeraho
nanjye ibyo nkubwira ngo ndi umukire wabyemeye ntabwo nanjye ndagera kuri iyo level kuko Imana byo yarabiduhisha kumva ngo nimba ngize imodoka ahita mvuga ati aha nari mfite RAV4 sibyo ndashaka V8 shaka iki V8 uvuga ngo ningera kuri V8 nkabona umuntu umukire mugenzi wanjye nawe afite amakamyo ava Dar es Salaam ndavuga ati ndashaka amakamyo gutyo umuntu akarinda yarunguka uva no ku mamodoka ariko uvuga ngo ntabwo sinzi wenda ukuntu byaba bimeze kunyurwa sinzi ko byanabaho ariko haramutse habaho kunyurwa wenda ukagera kuri level ukavuga ati ndafunze ubuzima bwanjye mbuhagarikiye aho nabyo ntabwo byaba ari byiza ko umuntu ahora ashakisha buri kimwe ukuntu mbibona ahubwo umuntu aramutse ageze ahantu yumva nta kintu ashaka yaranyuzwe ahubwo si ubwo ntiwaba wanarangiye ni ukuvuga ngo yaba ari finali yawe baravuga ngo ubundi iyo umuntu apfuye byose aba ageze kuri byose iyo upfuye uba ugeze kuri byose ibyo nyine wagombaga kugeraho uba bigezeho none se nta kindi cyongeraho iyo ugeze ku rupfu ugapfa uba ugeze kuri byose ariko mu gihe utarapfa urumva ntabwo ngiye mvuga ngo nkubwe ngo umukire wabyemeye cyangwa umuntu ngo ndi kubuza abantu gukomeza kwifuza iterambere nimba ufite imodoka ngo wifuje niba ufite inzu wifuza etaje agomba kubyifuza ko cyariho utariho ntiyifuza ni ukuvuga ngo iyo ugeze kuri kimwe bitugira inyota yo kugera ku kindi bityo rero ntabwo nakubeshya uvuze utya mpita numva ikibazo kinjemo ese mu bantu ubona bakize nyine nka ba bandi uvuga ati uyu muntu ashobora kuba afite ku mafaranga mu buzima bwawe hari uwo wari wigera ushaka kumva hari agaserivisi wamukeneraho akaguca amazi ni benshi imana ni benshi nigeze kujya gufotora ahantu hari i Remera urumva nari ngizeho ndifo nkibitangira wenda n'agasura kataraza n'iki hari ahantu ugera urumva n'icyanwa kitaraza ubu ni ukubura ibiceri byo kwiyogoshesha nabuze ibiceri ndabyihorera urumva hari igihe wiyambaza umuntu akakubona agahita akubona ati umuntu wenda nta nubwo ashoboye njye nagiye gukora ahantu ikiraka ndangiwe n'umuntu akazi dukora umuntu ashobora kuguhamagara ati ngwino tujye mu kazi ngerayo ni wowe se mani baramfika ndabihorera noneho kubera bari bampaye na vase ndayifite harimo tike harimo iki nasubira no ku kazi nkajya kwica bayingera tipe aransuzugura bitewe na level namusanzeho urumva aranyirengagiza ari mu mbyeyi ariko ngewe reka nkubwire hari aga video nigeze kubona ku musaza avuga ngo iyo nyise ngo ikigoryi ngo ndikomereza ngo ndigendera nanjye ndigendera bintwaye ikizi ntacyo bintwaye kumfata uko ntari sibyo nta nicyo biri bwahindure ntimusuzuguye ikintu ngiye nashobora guhindura sinjya nanagitekerezaho nuko mbayeho banciye amazi ni benshi ubica amazi urabyirengagiza wikomereza akazi ndikomehoye byanarangiye akazi gapfuye ndikomereza ariko avansi uyifite wankora mu kazi utayamaye wonkora kuri CD wayamaye ariko nubwo nawe uvuga gutyo ubuse we nta muntu wari wigera kwiyambaza agushakaho serivisi nyine bro ukamutenguha umuntu ni umuntu sibyo ntago nageze mu ijuru sinzi uko wasa urumva ntago twese turi honete turi abanyakuri urumva shobora kuba hari uwo natengushye birashoboka nako ntago birashoboka barahari ariko wenda hari igihe umuntu agukoma akakwibutsa nawe ukwibuka ariko uwo naba naratengushye nawe yashobora kuba hari ariko nkamutenguha ngewe ushobora kugutenguha bidatewe n'impamvu zanjye ariko nyiri gutenguha akavuga ko wamutengushye kandi ntabwo wajya kubihindura yavuze ko wamutengushye ubwo wamutengushye nta kindi wahinduraho rero ubwo se ubu ni nk'ubuhe butumwa wakihera abantu bamwe mu bantu bakenerwa kuri serivisi runaka kandi kuko wari ufite ubushobozi bwo kuba wafasha uwo muntu ariko ukamufungana icwanga bro yari arega gufunga icwanga biratandukanye hari umuntu uba uvuga ati njye nifitiye ibiceri byanjye ntabigusuzuguzamo urumva hari n'uvuga ngo uyu muntu wenda hari n'ugira agasuzugura bati ndagusuzuguye akanabikwereka sibyo ariko ntago gusuzugura umuntu uwo ari we wese utitaye ku cyo ari cyo
nta cyiza kirimo, kuko umuntu wese angana n'undi, waba uba uri mayibobo, uba muri rigori ariho urara, ubwirwa ukaburara kujya kurya mu myanda ibyo basigaje abakire, na wa mukire uba wabisigaje, twese turangana, sibyo? Niyo mpamvu nta muntu ugomba kwishyira hejuru ngo umwishyire hasi nk'uyigize gutya. Waba utuye muri etaje, waba uba hehe, ungana n'undi, waba ugenda mu modoka undi agenda n'amaguru, urumva? Umuntu wagucaho yatwaye imodoka nka huwa rifute, wagera imbere ugasanga yakwamye ati sunikira, ukamusunikira. none se kuki atayisunikiye? Njye hari abantu mbona nkabona ntabwo twangana daga. Hoya nta muntu gusa umuntu ukomeye kuri iyi si ninde ukomeye nyine? Biden siwe perezida wa Amerika, tuvuga ko akomeye se? Aroroshye, ubona we yoroshye. Ubu n'abantu bamurinda bro, n'indege agendamo menya ariyo ya mbere ku isi, ariko ubu twumvise ngo Biden yapfuye. Nese perezida wa perezida w'Umuyisilamu wapfuye ninde? Ureruka gupfa ejo Raisa, bamwita Raisa, uraho mu Barabu wapfuye, sibyo? Ntabwo yaratinyitse se? Yaratinyitse nyine, n'uwe yaratinyitse, ubu se aracyatinyitse kandi yarapfuye. none se ni gute umbwira ngo usuzuguye mayibobo ku muhanda hariya, ejo uzazabikiza? Njyewe nubaha umuntu uhumeka, ugifite umwuka uhumeka, uwo ari we wese wamwubaha. Njyewe ni nayo nama natanga, kubaha umuntu uwo ari we wese, kuko utitaye kuvuga ngo urakora iki, akora iki, no. Njye nubaha umuntu uwo ari we wese, kandi mba numva n'uwo nagira inama ariyo nama namugira, kuko twese turangana. Waba nariye ibijumba, wariye ifiriti, n'umuntu twese duhurira hahandi. Ukaba nk'umusaza buda uheruka wavuze ngo uko waba umeze kose n'ubundi urajya hahandi wicare. Uriya mutipe njye ndanamufana pe, niyo waba uri umusitari ukajana, waba uri umusitari, reka wenda tuve muri ibyo ndimo bya politiki, tujye mu masitari. Wenda hano mu Rwanda tufite abasitari bahanzi ba Bruce Melody, abari abajya hanze ba The Ben n'abandi, sibyo? The Ben araza aba afite amabosi, kandi nawe urabona ni bosi, ararinzwe arize gute, ariko mburo hari ahantu iyo hagiye urijyana, uragenda ugakuramo, urumva, ukicara, twese turicara, ntawe ubikora ahagaze, kandi tukaringanira, kandi ikiba kivamo ni iki? Ni umwana. None ubwo uhera he wiyemera? Ninde wiyemera? Niyemera njye, umukire ngo we yakiriye, niyemera ubwanjye, ntabwo njye nakwiyemeraho. Nimba nkubwiye ngo ndi umukire wabyemeye, nkubwira n'impamvu. Impamvu ni uko wenda ashobora kuba anyuzwe na duke mfite twanjye, sibyo? Ntabwo ari ukuvuga ngo ndi kuvuga ngo ngende, ariko ndi n'umukire bro. Ntabwo uri n'umukire, ndi n'umukire, urabona watongo uvuga ngo utari umukire. Uyu musatsi wawe wabona amavuta ajyamo, wayavana he? Kandi n'umukire ariko ku giti cyanjye, sibyo? Nimba mbasha kwigurira ji, nkabasha gukora transport, nkabasha kuba wenda ahomba nta kibazo ufite, ubona ari umukire n'iki? Ahubwo ni ugushima Imana, twese tukazamura ibiganza. Ahubwo njyewe mbona nyine icyambere ahubwo ni ugushima, ukaniyakira, ukura. Urabona nkawe wariyakiriye, ukura, urabyemera, ariko ntacyo bintwaye, hari ikintu bigutwaye. Ntacyo bintwaye rwose. Abakire rwose muri kureba kino kiganiro, abakire bagenzi bagenda bashuje, ndetse nawe ufite ikintu witwaza ukirya ku bantu rwose, ukubita agashyi nyaboneka. Ibyo nakubwiye ngo umuntu agucaho Imana akakwimara, dore nk'ubu rwose ugatega akaboko gutya ku muhanda, urumva, imodoka 50 zikagucaho, ejo wasanga yasekuranye n'indi, urumva, ntiwite uvuga ati ndeka nkubwire, sibyo? Ikintu kuri iyi si, ibintu byose hari ugira bikaba zero. Ushobora kuba ufite imodoka ikururana, ufite ibiki, ariko nyine iyo wapfuye wagize destiny, bavuze ati byarangiye, ubwo ufite zero, sibyo? Ngaho ibaze nawe kugira ngo n'ibya bindi bavuze, ushobora kuvuga ngo wanga kubana n'abantu, urumva, ugaca ku muhanda uba ati uriya muntu sinamusuza. Hari umuntu wigeze ko wenda n'ubwo covid yarangiye, urumva, gusuhuzanya basaga nk'umuntu badasuhuzanya, ariko wenda nyuma ejo bundi umuntu yasuhuzanyije system, ukabona ntashaka ko agukoraho, ariko uzi wapfuye guterura bakarani baba ndwanga gusuhuza, nibo baza bagaterura bakajugunyamo,
utumye ngaruka ku ndirimbo abavandimwe bo gukora uwitwa Bulldog na Riderman bise ngo bakunda abapfu. ariko nibyo bakunda abapfu ndetse badakunda abapfu badakunda abapfu ati kimenyimenyi nini sireka nkubwira sura abantu ufite kuri telefone yawe ushobora kufite abantu nka 200 cyangwa 300 jya mu bihumbi sibyo ngaho posting uvuge ngo nagikeneye nkeneye 5,000 ureko ko ari ukoza n'igihumbi bamwe barahita baseka batewe twaye mu mukina urumva ariko noneho nta nubwo nupfa ntuzipostinga bazagupostinga je nimpfu za postinga cyangwa nupfa uzapfa mbere simizi hagati yanjye nawe ko ntabwo tuzapfira rimwe ariko umpostinze ngo napfuye twagupostinga mwampostinga musinga yapfuye bimeze gute bakunda iki abapfu urumva utuvuze ati ngewe ushobora no gutumira abantu ukabaha invitation kugira basuzume ukababwira ati mfite ikirori muzasure mu rugo sibyo hakaza batanu ariko wapfuye ngenda imodoka baraziparika kandi wawe nta modoka yahageraga none se badakunda abapfunira ntago mbatunze intoki nanjye ndi uzitunga nawe uri umuntu ko nanjye hari umuntu bibaho bro bibaho ntago ari ibintu umuntu yagira ubwiru ko tugomba kwikosora bibaho yine tugomba kwikosora bibaho hari igihe ushiduka ukabona kwireba dusitati ukabona nk'umuburada mwiganye yapfuye ukaba ariho umenya ngo ese yaratuye Bugesera zaye yaratuye Kigali he yaratuye ukanajya yubaririza ugahita umenya agaciro yaragufitiye ariko atagize ute atakiri ukazajya kurwanira n'abantu mu mwanya ngo kuvuga ngo buhamya ngo twariganye yari umuntu mwiza ngo shanga yari umuntu mwiza uzazizi iki asanga ashobora kuba zizinza kandi wari ufite ibiryo yo kumugabura ariko azizinza gusa urumva dukunda abapfu nanjye bane tubabarire dukunda kabisa abantu muri kuri kino kiganiro iraririmba mugende muyumve bakunda abapfu ya Bulldog na Riderman mwumve wenda wabona mwisubiraho tuzisubiraho erega isi noneho isi ukundi igenda itera imbere hari n'igihe noneho n'ibyo bitazajya bibaho kuko twese tuba twihugiyeho kandi n'ibyo umuntu agomba kwihugiraho ashaka ubuzima kuko nimba ngenda naravutse niga primaire sibyo ibiryo biriho biki byose ubu ngubu urabyara umwana ni ukurera urumva mu ishuri ni ukwiga inzu ni ugukodesha buri kintu cyose ni ukukishyura nta kintu kitishyurwa ahubwo se ikintu kitishyurwa n'uyu mwuka duhumeka ahubwo azagira ibyo bavana urajya kunywa inzoga ukishyura wajya kurya ukishyura transport ni ukwishyura ahubwo amafaranga ava he mu buzima bwo mu mujyi niho wabaza umuntu ngo amafaranga avaye ahubwo amafaranga ni nk'amaraso tuyafite i Kigali se urumva waba uriho bro Kigali cyo udafite amafaranga Kigali udafite amafaranga ntabwo wayibamo ahubwo wanayigeramo ahubwo kugeramo nabwo ni amafaranga hari n'abaje ku ipine ariko ahubwo bituma nibaza buriya nk'abantu bari mu ntara naho abantu bakunda abapfu kurusha abazima wenda i Kigali abantu mukunda kugira urwitwazo ngo akazi kenshi amasomo muhugiye mu biki n'ibiki ese no mu ntara hamwe twumva ngo niho bita mu cyaro ubu naho tuvuge ko bakunda abapfu cyangwa aho wenda wa mucura cyahari bro reka mbwire buriya ntawe neza bose kandi nta n'upfusha bose urumva hari abantu bagifite umuco ariko bitavuze ko nabwo iterambere ry'iryo viziyo turimo ryahageze ariko urebye uko imibanire yo mu mujyi no mu cyaro biratandukanye sibyo mu cyaro ni ahantu ushobora kugira ibyago ukabona umuntu azanye igitoki ukabona umuntu azanye iki ariko i Kigali utumira umuntu mu bukwe akaza azanye telefone aze gufata selfie noneho wamushyira no ku rubuga ukamushyira ku rubuga rwa rundi rw'intwererano rw'iki akazarangira ashobora no gushaka kwandika amafaranga ntashyireho vi kumwe bashyiraho akavi gutya akaza mu bukwe nabwo no kuza we azavuga ati ngiye kurya ngiye kunywa sibyo urumva urukundo rwagiye rukonja mu cyaro ho uko ndibuka nanjye mvuka mu cyaro bro twaje i Kigali twese duhunze nawe ushobora kuba waje inaha duhunze ushobora kuba duhunze none kutagumya iwanyu oya tuvugije ukuri tusobanurira abanyarwanda i Kigali haba impunzi gusa
kavukire z'i Kigali ahubwo zaragiye ziba mu Mutara, izindi ziba i Bugesera. Kavukire z'i Kigali nta kavukire ziri hafi aho. Oya uwagize ubwenge yagiye hafi aho. Baragiye za Mutara, abandi bajya za Ruhuha, abandi bajya hehe. Twese turi impunzi. Niba ari ngo kavuga Amerika nta kavukire igira. Ni Abanyafurika, ni Abahinde, nta kibazo. Na Kigali rero twese twaje duhunze. Ahubwo muri uko guhunga urumva buri uri impunzi uba mu buhungiro ugira ubwenge. Niyo mpamvu umuntu ava icyangugu akaza amana agakaba. Adakaba se yasubirayo se. Kayibaze gusubira mu byaro. Abashi bakunda inyama. Iyi bintu mwitwaza ngo abashi bakunda inyama. Nanjye nta muntu udakunda inyama bro. Nta muntu udakunda inyama. Ibintu bidahingwa. Hari ibintu abashi babakekera. Harimo inyama, ngo no gukunda abagore, no gukunda akazi. Arya ngo no gukunda akazi. Icyo cy'abagore cyo ntacyo nzi. Oya hari igihe buriya. Oya ndakubwira ibyo njya numva muri iyi mihanda abantu bivugisha. Nyine indewe nanjye ndabyumva. Sibyo? Reka nanjye niyitumusha. Sibyo? Navuga ko tugiye muri iyo sasi navuga ko umusha ahubwo reka mubwire impamvu babitirira ibyo ngibyo. Bro giye navukiye mu cyaro kibi uri kumva kibi nibwo nimnongeraho kibi nkongera nkabisura muri 3 byumva ko ari kibi aho noneho no kurya byari ikibazo ngaho mbona nongezaho umuntu akora akabona ibiryo kandi ashaka ariye impamvu akora cyane muvuga ngo bakora cyane ngo bakunda iki bakunda inyama je ndaguha gastori k'inyama kambayeho ndakakubwira nako arareba akavuga ngo cyangwa nanjye tunurugero ko nanjye ndi munyakazi urareba ukavuga ngo nimba Kigali ndamutse nsubiye mu buzima nabayeho kandi mfite kubuhindura ndi Kigali bigatuma nkora cyane umuntu akora cyane wowe Kadeberi wano Kicukiro wahe uvuka ino uri kuvuga ati gende kavukira i Kigali ndakora iki se birizana navukiye mu biceri ariko nundi birangira urumva birangira ugiye down kuko urumva ntago mba ntekeza nkavuga ngo nzasubire iwacu nzasubirayo guteza uzabujyanye iki nzajyana iki nzajya kubayo guteza ahubwo niyo mpamvu urumva rero ngo bakora cyane ntago ndiwe pe ntago ndiwe ndidekarayita tavutane ntago ndiwe ariko nanjye sitari ndayizi ariko n'impamvu babitirira ayo mazina n'iki byose nayo ndayizi bakora cyane kugira ngo ibaze kwambuka kujya mu ishyamba wari waca Nyungwe ugasubirayo hirya nayo inyuzemo Nyungwe nunu atekereza ubwo buzima azasubiramo agakora cyane nta kindi urumva agastorero k'inyama kambaye yewe urabona 2018 nigeze kurwara njya kwa muganga dogiteri arampima rwose mu prive arambwira ati rero musore ati rero uti nukugabanya inyama ibintu by'inyama bireke dogiteri tugo ntago wavangiye wakongeye ukarebamo neza muri bya byumba byawe ukareba urumva yongera urebe neza rero birasaba kugabanya inyama isukari ndavuga ati reka nkubwire singiye kukubeshya ubu ngubu tuvugana iyi saha nibwo nagira ubushobozi bwo kwigurira ikiro cy'inyama nkakirya nkagihekenya nibwo nzitangiye none nzireke isukari mu cyaro urumva isukari mu cyaro isukari se ubwo wari uyizi isukari yabaga ari iyo nk'umwana mutoya isukari niyo mubyeyi urumva nabwo bakaguha akayiko gake gatoya wibarutse noneho kumbwira mu cyaro ngo umuceri inyama umuceri kuri Noheri cyakora wenda ibitoki byabaga bihari cyangwa igitoki hano batetse umuceri warahumuraga ukava mu kabande ukagera ku musozi wose umuceri wahumura ahubwo umuceri ntugihumura nimba ruko tubi Kigali umuceri ntago gihumura kera batekaga umuceri urumva nimba kwa kana kabaye ibirori pfiriye ku mpinga niho umuceri wumviraga ariko rero iyo igeze mu buzima ibyo byose urabyibagirwa utangiye kwitabika urabyibagirwa ukibagirwa ko umuceri uhumura ukagenda uvuga ati umuceri hagiye nanjye sanga batetse umuceri
uravuga se umuceri ntuzabica kandi kera numvaga umuceri ahubwo ari uzakiza uzicwa n'inzara zicwa n'inzara ariko hari igihe nyine ukishamo n'ako kantu ukavuga se umuceri ntuzabica ubu ngubu muhora murya umuceri buri munsi ariko bro icyo nakubwira cyo umva ubuzima bwo mu cyaro urumva nako background uba warabaye ejo hawe hashize n'igituma urumva uforoma ibyo urimo cyangwa igihe urimo nacyo kuko ntabwo waba warambwiye hari abana mani bavutse basanga ari indirimbo ya byumvuhore ni wa muhanzi bari Masabo sinzi nkunda kubitiranya we yararimbye aravuga ngo wasanze inzira zaraharuwe ubuzima bw'umuntu se Masabo ujya baravuze ngo wowe wagize amahirwe ngo naba nawe wigereye Imana wasanze inzira zaraharuwe urumva hari umwe avuga ngo we yaravutse asanga nyina roga sibyo ngo ni story nyine ndende irandire mane narikurikiye niyo ni gute wavukira muri ubwo buzima urumva mu buzima bwo mu cyaro wakwisanga ahantu none ushobora gukorera 5,000 ku munsi cyangwa 10 ntukore niyo mpamvu abana bava mu cyaro kaza bagakora amana kubaka amataje nta kindi kibitera nuko ni background baba baravukiye aravuga ngo ngewe nta data wacu uri ministry sibyo nta nuri umuyobozi w'umurenge nta na gitifu w'akagari ifite mu bantu bacu bakomeye nta musirikare ifite urumva akaza urumva we yakaba agakaba kabye sinzi ni muri kunyuma afashe kavuga ati nakurekura ariko wowe uraza urahura n'umwana avukiye mu Gatenga hariya cyangwa avukiye hariya Nyarugenge urumva umwana akavukira aho harazi za Nyarutarama urumva wamubaza iki we icyo akora ni agasiporo ni kafide akagabanya iki none se uzajya njya kwiruka nanjye hara muri kafide cyane rwose ariko ejo nagiye muri marathon muri Kigali ejo nagiye muri peace marathon nabona ariko abanyakenya ngo baradukoranye batwandikiye ejo baradukoranye imidari yose irasha mu cyo bari bigamije ni peace marathon nyine nubwo habaho n'amahoro ko biriya bintu nabyo hari icyo byongera iyo umuntu byonyine kumva iryo zina ni peace marathon ntago ari competition ihambaye ushobora no kwiyandikisha twagendanaga nanjye ndi mu ngagari nanjye tugenda gace poli uri mu ngagari ati nanjye nzagafata ariko nzagafata bro ni ukuri ndababwiye nzakira nintakira nzapfa oya nutakira nunapfa uzabugejeje aho nta bintu uzabusigaje ariko se niba umuntu akubwira ngo nimba akubwiye ati ngewe sibyo ubuzima nabayeho ubuzima bubi buri hasi sibyo aho bigeze ukaba wumva ushobora kuvuga nka byane nakubwiraga ubwo buzima bw'abantu bamvuye kuri wari uri kuvuga turi bamvuye kuri ma nta byamvuye ariko none nibyo umuntu najya akubwiza ukuri nawe ujye wemera sibyo cye noneho ndabyivugiye turi bamvuye kuri kuko nimba umuntu avuga ngo ubundi umuntu wese wategesheje nka 2 z'i Kigali ngo yavuye ko twaje duhunze Kigali haba impunzi gusa Kigali ni impunzi gusa ubwo bamvuye kuri bagenzi bari kuri kiganiro ubwo nimba nawe uri mvuye kuri muri comment nyine ndika ngo mana warakoze mana warakoze bavuye kure twigarukire mu mihanda yacu ya Kigali imihanda ya Kigali urabona byifashe biti turi kwitegura amatora vuba ngaha byibuke nicyo kiri gutraininga cyane kandi urabona twatangiye icyumweru amatora se suru cy'abana wese uko buryamye he akareka rega buri hari ibintu ari ibibazo utakambaje cyangwa utakabaza n'umunyarwanda wese hari ibibazo utakwiruvuga ngo mu gukina ngo iki nimba bakubwiye ngo ikipe ni iyi ngiyi ni pe na byose ni ku gipfusi ndetse bajya mu sakuze mani urumva na ikipe ndi ku gipfusi nta kindi warenza ubwo se waba utoye ntago bibwirizwa udatoye ku gipfusi waba utoye nanjye kubaza oya we nawe uri kubaza nanjye reka udatoye ku gipfusi waba utoye watora ku rutoki abutoye ku kiganza wapi ibyo ntabwo hari n'abakomediye nyambona ngo bari biyamamaza agira amakomediye ushaka kuvuga ubwo ninde bamwe hari wa wundi nimba ari barafina
barafinda se niyo komediye ushaka kuvuga uriya ni umukomediye rwose ibyabaye yarabizi ibintu ngo byo mu rutirigongo ngo bya politike mani buriya nta urukwavu ruriruka nta muntu utabizi nawe uri kubaza ibyo ni urucabana twese ni ku gipfunsi n'imbere barafina mama none ari umukomediye wacu uriya mwana ntawamenye ibyabo njyewe ibintu bya politike sinyara nabikunda cyane ariko nk'umunyarwanda sibyo nk'umunyarwanda ufite ukuze urumva ufite aho yavuye ni kuri none se urumva nimba nkubwira ngo navuye kurenza i Kigali ariko wava gute nari kuza nta muhanda se naje muri kaburimbo nubwo naje mpanze kamyo wenda nzabikora ikiganiro gitaha ariko iyi modoka zari kugira mu Rwanda gutse byose hari aho byavuye hari ababiharaniye kuba uri i Kigali hano turi washyize kamera turi gufata ikiganiro hari ababiharaniye rero tugomba kubyubaha ni urucabana ahubwo itariki itinze kugera umuvandimwe no kwivugira ko byarangiye Majide Bragati twarayarangiye tutayarangiza ubundi njyewe aho namaze kumenya ko twayarangije urumva iminsi yashize bemeje umukandida njyewe mfite umukandida wanjye fana baso urutonde rw'agateganyo ariko ntibazamuvanamo keretse ahubwo abasigaye inyuma njyewe ubwo noneho nahise nkimara kubona urwo rutonde harimo umukandida wanjye harimo nibwo nahise mvuga ko twayarangije urucabana Majide Bragati biririmbye kera ati twarayarangije ariko ayo matora muvuga twe twarayasoje yarangiye ahubwo igisigaye ni ukuza kugira umunsi ka kantu n'umunsi n'itariki buriya baravuga ngo ubukwe n'itariki kandi itariki turayizi harya n'izingahe wasinze erega utayizi ajye kuri Google arabona itariki tuvuge wenda ari nk'umuntu ushobora kuba ari kuri kino kiganiro bajye kuri Radio Rwanda bafungure bumve ayi bambwiriye wapfura mu cyara karadiyo kaba ku musego barabizi i Kigali kabahe i Kigali ni muri ekuteri nyine ugera akagenda na gutya ariko uraje gusanga i Kigali abantu benshi ntabwo bacyumva radio uvuga ngo nk'ubu ushobora kubaza nk'umuntu uti kera turi mu cyaro twajya twumva ikinamico kuri Radio Rwanda twumva iki buri yabaga kuwa kabiri ugasanga kuwa gatandatu twajyaga kuvoma ahantu hasi ukavuga ngo oya urunana hari icyo bita urunana byemera ukabushombe yimba yaratangiye kwiga yararangije kwiga urumva ukumva urabishishika urabikurikiye ariko naje gusanga impamvu twabikurikiraga nta kindi twabaga dufite dukurikira urumva ubu ngubu umuntu asigaye asoza akazi bukeye sibyo uri mu kazi uri bize kumva nk'ikinamico ikinamico kubera nabyo mfite pati mbikoramo gakeya nyumva gakeya cyangwa wenda ndi kuyandika ariko ntabwo kwicara kuri radiyo ikinamico ikarangira bro ikinamico y'amasaha 3 uzi poroje waba ukoze muri Kigali uziga umuntu ari umuntu ufite akazi k'amasaha 2 muri Kigali 2 kandi akamutunga afite 2 hano atajya gukora muri Simba atajya gutwara imyanda atajya kugera hose afite akazi atajya gukora no muri lodge niyo mpamvu rero twe akaradiyo nako kaba ku musego ko ntabwo turyama akaradiyo kacu kaba mu muguki turakagendana ukaburi nyine mu cyaro urumva we yivireye guhinga isashyira akaradiyo ku musego ahubwo twe uva muri job hano ukajya mu yindi ukaba muri job hano habaye muri Amerika umusaza yarabihinga ahubwo hari ikintu umusaza yarabihinga icyo utabona ni reba stade Amahoro ku rwego rumeze rundi rwego ntabwo ruvugwa ahubwo ntiruvugwa reba convention none rucabana ndetse nyine urajya kuvuga reba imihanda reba amataje reba ndetse ubundi niba bigaragara hari ikindi warenza hari ubwirizwa birapfukiranye se ku buryo butagenda nkungungu abanyarwanda bajya dufasha bajye basobanuka aho wavuye urahazi naho ushaka kugira urahazi tubivuga mu cyongereza nta kubwirizwaho ukuvuga ngo hari ibintu nabivuze kare ntabwo wabwiriza umuntu ngo ibyo tunabiveho n'urugo cy'abana bose barabizi abanyarwanda ko ari aho tuzajya none urayini kandi mbere nabonye bari abantu muri bana binateguye neza bizagenda neza tuzanabikora rimwe n'abari abantu ngo batuvuganira
abadepite nabyo ngo bizakorerwa rimwe bizakorerwa inagende neza rimwe. nibyo bizagenda neza igihugu cyacu se kari uburyohe. None niki ngaho mbwirira abakunzi ba Musinga TV show nk'utuntu tubahishiye vuba aha ngaha. mbere na mbere ntabwo bari bazi Musinga ni njyewe ntabwo bari banzi. ubu tuba tumaze igihe tudakora bitewe n'amaporojekiti twari dufite menshi ari outside sibyo. hari filime tugiye kubazanira, filime, hari ibiganiro. ubu kuri iki hano hagiye kujya hacaho ibiganiro, breaking news ewana kila kitu. ariko noneho ni mufiririzo guhera uyu munsi ni ibiganiro. tubafitiye abasitari batandukanye, tubafitiye abantu bafite impano benshi urumva. tubafitiye filime mugiye kujya mubona, ndetse muzanayibona no kuri kanali Zacu TV. Imana idufasha bizacamo, kuko hari ibyo tugitegura nyine bitaragenda neza urumva. bitegure rero bashonje bashishiwe, kandi ni ukuvuga ngo ni no stop. Kigali ni ugukora, ese ni mu cyaro akaradiyo ni ukagenda nta turi gukora. Ni ugukora hano udakoze, Kigali udakoze ntabwo byagera. ni ugukora tukaba ba munyakazi. buriya Bruce Melody ndamwemera cyane. Bruce Melody ibyo avuga bishyira mu bikorwa. ashobora kurikodinga indirimbo 2 ku munsi, n'eshatu yazirikodinga. urumva atari uko avuga ngo mfite amafaranga, afite iki, ahubwo afite ya spirit gukora cyane. natwe rero turi ba munyakazi, turaje kandi turi tayari. yabivuge neza ko ubu twamaze kwipanga akazi. twaje umugani wa muvandimwe ngo ni Sky, twamaze kwipanga akazi. bo bipanze akazi, natwe twakipanze. ntari wase dushatse nitwabasezerera aha ngaha. mwakoze kabisa, ibintu byose urumva ko ari wane. n'ubundi kino kiganiro kwari kwibwirira abakunzi bacu uburyo twajemo. badufashe bakore kuri ka kantu. oya ka kantu zogira subscribe, comment, like, nyaboneka kandi umuntu atubwira ibitameze neza. oya bagomba no kutubwira ko n'abafite impano batwandikire, baduhe nimero zabo. WhatsApp yawe uze kameramani araza kugieditinga, ushyireho WhatsApp batwandikire, cyangwa kuri mail dukorane ibiganiro. aba diaspora rwose dukomeze twitwikire, twihere abanyarwanda show. hari ikindi ubwo rero bakunzi ba Musinga TV show, wowe wari uri kureba kino kiganiro aho uherereye hose, nyaboneka ntusoze bantere n'inkunga niyogoshesha udakoze subscribe. nukuri ndi gutabara, nagiye kwiyogoshesha barambwira ngo narararanyije, hitamo kubyihorera rero. ubwo bari kubibona, nta muntu wamfasha kwiyogoshesha. turaza gupininga akanamba kari muri momo, hariho n'amazina yanjye, wenda hari ibindi bari bwabone, ariko ukuntu babigenza neza. ubwo nimba rero wari ukoreye kino kiganiro cyacu, nyaboneka nusoza udakanze aho hantu ku nzogera, comment kandi utubwire ibitameze neza. nimba uri n'umunyempano nabyo bishyire muri comment. ubundi naho butaha gusa ni no stop. next after next byose. twihera abanyarwanda show. bye bye.